twumvise ngo APR binyuze muri Ferwafa yagaragaje impungenge zo kuzajya gukina muri Congo equipe ya Les Aigles du Congo ibintu koko nibyo twumvise ngo ishobora kutitabira ngo Super Coupe ngo yishimiye uburyo ya forma yahindutse ibi bintu dushyire mu kirere yango APR ni equipe nkuru afe tuzi twese ibyo bavuga twe Ferwafa nabo tugendera muri social media ibihuha ariko banyiri ubwite nabyo baravuga so uko bintu bimeze Super Coupe irahari nakwita mu buryo bw'imibanire football kuri twebwe ihuza abantu so kuba bakina muri Congo yego birashoboka ariko mu makuru meruka nuko ikibuga cya Kinshasa kitafite kitari homologue ariko ni ibintu bizarebwaho so harimo rero ibice bibiri amakuru avuga ko Fabrice mu cyumweru gishize hamagajwe na RIB agazwa na RIB abazwa byinshi ku bijyanye n'imikorere ya Ferwafa dosiye bimwe kuri imwe amakuru akavuga ko nk'uko yari yabibwiye Minisitiri Still Fabrice ashobora kuba yarabwiye inzego z'umutekano ko afite abamurwanya kandi abazi atumva n'uburyo akavuga ko izo dosiye zose zifitiwe ibisobanuro zifitiwe n'ibimenyetso ndetse ngo zimwe biranagaragazwa iyi dosiye iri soko ngo bagatanga ibisobanuro byaryo umunyamabanga akazana dosiye hari komisiyo hari iki bakabigaragaza byose asubira mu kazi gasanzwe hanyuma ku munsi w'ejo Fabrice yagombaga kwitabira inama ya Sekafa kugira ngo mwabonye itangazo rya Sekafa rivuga ko ari naryo bahereye mu Rwanda ko batangarijemo ku Rwanda ruzakira Sekafa yabereye Movenpick yagombaga kuyitabira iyo nama Fabrice yamenyesheje abayobozi bagenzi be barimo n'umuyobozi wa Sekafa ko agiye kwitaba ari inzego agiye kwitaba atari buboneke muri iyo nama ariko nyine ngira ngo Vice President aramuhagararira niho havuye biriya bivugwa ko ngo kuri gahunda Fabrice yagombaga kwemezwa na Sekafa urumva ntuzahagarara Sekafa nk'umukandida muri board ya CAF itaha Sekafa yagomba kumwemeza ntuzahagarara karere turimo ka Sekafa muri board ya CAF muri iyo nama atabashije kujyamo abantu ba Sekafa bakiri hano bati Perezida Ferwafa ari maboko bataranataha inzego z'umutekano urumva rero jewe birangora kuri y'indimi ku kintu mbona n'amaso yanjye sinemera coincidence nk'iri Fabrice imyaka amaze muri business ari umucuruzi ndabona ibye neza bijya gusa n'ibya Olivier Nizeyimana buryo yavuye mu mupira buryo yahuzwe bivuga ko ariko kuba adafunzwe ariko twaba tutamubona mu Rwanda Lambert makuru cyarambwiye ngo namusabye yarafunzwe Musabyimana Celestin ko nuba ntibuka neza namwe ngo nawe yarafunzwe yarafunzwe ngo ari Vice President Ferwafa ko yarafunzwe bavuga ko ngo hari amatike y'igikombe cy'isi yanyerejwe ntubyibuka uko imyaka ishira umuntu aribagirwa nabyo bambwiye ibyabyo nawe ntagaragara mu bibazo mbere yigeze ugaragara neza ubirebye usanga ari nawe niwe muntu wazinutswe umupira wacu ari umukunzi wacu wanyandikiye cyanditswe kiri mu mubwiriza igice kimwe umurongo wa 9 avuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera bikaba nibyo bizongera kubaho
urumva ngo kandi byakozwe Oh, nta gishya. ngo kandi byakozwe nibyo bizakorwa urumva nta gishya munsi y'izuba nta gishya munsi y'ijuru kuvuga ngo ibintu byisubiramo bisa kandi bimaze igihe bisubiramo bimaze igihe ariko bikaza bisa umubwira ngo niba Fabrice ahangara minisiteri agahangara inzego z'umutekano mfite abandwanya n'uyu bambuza kwesa imihigo y'ibyo nemereye abanyarwanda urumva nubwo twaje turi ikipe kandi abandwanya nabo bafite ababashyigikiye urumva bugacya ukabona amabaruwa nk'ayo turimo tubona yo guhangana bugacya umuntu bivuga ko yafungiwe sheke ukabona birasereburwa mbere y'uko yiporononsa urumva ukabona ababitangaza babiserebura uhita ubona ko atari coincidence uhita ubona ko atari coincidence kuko Shema Fabrice nahoze mbisobanura muri frontline mu kwezi kwa 8/2025 company ya Shema yitwa Africa Medical Supply PSL yashyize impapuro mpeshamwenda ku isoko zifite agaciro ka biliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ubu ziri ku isoko ushobora kugura imigabane muri sosiyete ya Shema Fabrice yitwa Africa Medical Supply kugira ngo Capital Market Authority ikwemerere gushyira impapuro mpeshamwe bonds ku isoko nuko bona beneri baba basuzumye iyo migabane yawe bakabona ko ayo mafaranga ko nubwo byitwa impapuro ni amafaranga igasuzuma ko atari imyenda hatarimo ibibazo hatarimo maroni ya banke ni amafaranga yawe ari clean umuntu yemerewe kuza akaguramo imigabane liquidity bisobanuye neza cyane ni ukuvuga ngo ariya ni amafaranga ya Shema Fabrice nubwo ari imigabane iri ku isoko ni amafaranga n'uyu munsi aba yemerewe kongera kuvuga ngo oya nabivuyemo nayisubije ni amafaranga atiza abandi yes no gutiza abandi mfite amafaranga menshi kandi mu bikorwa byanjye se nashoramo yose ntabwo byagutse mwakiremeye muyakoresha ninyakenera muzayansubiza kumva rero ko uwo muntu bivuga ko afite net worth ya miliyoni 50 z'amadolari ubwo naka bakaba miliyaridi 70 z'amanyarwanda urumva umutungo we bwite bivuga ko ubarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari ubwo ni miliyari zikaba zirimo 70 zirenga 70 z'amafaranga y'u Rwanda umutungo we bwite umuntu utorwa akavuga ngo ibihumbi 50 270 mu gihe cy'imyaka urumva ni 50 ku mwaka 200 mu gihe cy'imyaka y'amadolari ibihumbi 200 ni miliyoni 300 z'amafaranga 300 zirenga nzazigomwa Shema yamaze imyaka 10 muri AS Kigali bivugwa ko atanga hagati ya miliyoni 300 na 400 ku mwaka AS Kigali yatwaraga igikombe cya muri gasohoka yasohokeraga igihugu bivugwa ko yatangaga miliyoni yari umujyi amatike ni umujyi wayatangaga ahubwo ibibazo bya buri munsi babaga mu hoteli z'inyenyeri 5 Shema yatanga amafaranga atari munsi ya miliyoni 300 hagati ya 300 na 400 kuri sezo muri AS Kigali Shema Fabrice Amavubi atsinda agatanga prime y'ibihumbi 40 by'amadolari avuye kuri konte ye ku mufuka we atari ya federation cyangwa indi muntu uyu munsi kunyumvisha ko ageze muri Ferwafa akaba atangiye kugira ibibazo bya sheke zitazigamiye hanyuma kanyumvisha ko ari coincidence birangoye kubyemera birashoboka ko iyo sheke yahaba je vais bien ni umuntu ni umucuruzi yaguha sheke wenda ukatayiminga nabo ukagenda kuri konti nta mafaranga ariho wenda kuri sheke konti ntabwo umuntu agira imwe yagira ebyiri yagira eshatu byose byashoboka
wenda n'amafaranga yaba ari mu zindi bizinesi akaba atayafite byashoboka, ariko kumbwira ko yabura amafaranga afite bonds za miliyari zingana gutyo ku isoko, akabura amafaranga yo kwishyura kugeraho ubwumvikane bwagorana agafungwa, mumbabarire giye biraza kungora kubyemera, ndaza kubihuza n'umupira ayoboye. So icyo nsaba inzego z'igihugu, dukeneye umupira uri free. Ntabwo dukeneye ko umupira aho Karenzi ahora yiteguye ko mu nzira zose azafungwa, kikaba ari nk'ikibazo cy'igihe. akaba ari ikibazo cy'igihe. Ntabwo dukeneye ko umupira aho abantu bicara bakavuga ngo ibyo yakora byose umwaka ntazawumara, kandi koko byaba turabyizeye, dufite imbaraga zo kubikora, ngo hari ababatuma kandi tukabikora. yego, ntabwo ababivuga nta bushobozi bafite, ngo hari ababifite ubushobozi bwo ariko kubikora. nigeze kubabwira hano ngo igikeri cyaravuze ngo umunyu uraremera, barakibaza bati kutarawikorera ubikuye he? Igikeri kiravuga kiti nakandagiwe n'umuntu wikoreye umunyu. Dukeneye umupira uri free, umupira ukwiye kuba ahantu abantu bahurira bishimye baganira, utsinze undi akemera, utsinzwe akemera, abantu bakaba mu mupira wisanzuye wishimiranye, si uw'amatiku, si uw'urwango, si uwo gufungishanya, si uwo kurogana, si wo mupira dukwiye hano mu gihugu cyacu kiri clean kiyobowe neza. Ntibibe ko uwawuyoboraga cyangwa uwawukinnye uvuyemo wese ahurwa. Ndaguha akagero gatoya. 2013 ngira ngo Abega ayobora Ferwafa by'agateganyo bitunguranye, Kazura aha avaho. Yarampamagara ambwira ati nasaba ko duhura, ati koko namenye ko ngiye kuba perezida wa Ferwafa by'agateganyo. Turahura koko turagana, ndasaba ko ibyo tuganira wangiraho inama, duhurira Hilltop. Ndabyuka ko mu bintu namubwiye byihutirwa, namubwiye ukeneye umunyamabanga wakiniye umupira. Nabona ndi ndavuga nkabizagura Leandre ni umuntu wize kino umupira ku rwego ruhambaye, uwo rero wese wamwumva yabona ko ukoze ikintu gifatika, ati gerageza umunshakire. Nshaka telefone zabizagura ndazibura, ariko ngira amahirwe mbona email address ye ndamwandikira, bambwiye ko aba mu Bwongereza. Yarambwiye ati Kazungu urakoze kuntekerezaho, ariko ntibyashoboka, ibyo bintu sinabyemera. Nta mpira nshaka. Uba mu buzima bwarimo ndyemera icyamuzana rwa serera yindi Karenzi wakomeye. Izo mvugo uzumvana uyu munsi biragoye ko birashoboka ko wavuga uti Gatete Jimmy wakoze ibintu bashaka kugira ati oya mbabarira ngoma n'amahoro yanjye. Izo mvugo uganiriye na Karekezi Olivier yazikubwira nk'izo bose barazinutswe, batwira wanyu wo kuza, ariko barazinutswe wo gufungwa ndi umutoza nkafungwa nta gutsinda ijambo. Izo nizo mvugo za Karekezi n'abandi batuganye muri kandi batujyanye muri kandi badezire mbona Karekezi yaje n'afungwa. Karekezi yarafunze. Karekezi yafunzwe zo atoza Rayon Sport. atoza rero ntabwo hari habaye iki? Urumva sinibuka ngo ibintu, ariko nawe yageze mu rwose. Niba ngo sinibuka ngo niyo yaragambaniye Amavubi. Habaye iki? Sinzi ikintu nyine. Nibuka ngo yaroza Amavubi. Sinibuka uko byagenze. Ariko nibuka ko yafunganywe na Yannick ni Rutanga, sinibuka ibintu nk'ibyo. Harimo umwanda mwinshi cyane. Mu myaka 30 tumaze. Abanyuze muri uyu mupira benshi barabizinutswe. Ni ikibazo gikomeye. Shema twabonaga twese ko ari umuntu ugororotse urimo ukora ibintu atafitemo amanyanga, afite ubushobozi tunyuzwe, ariko agomba kurwanywa paka agafungwa, paka akabihurwa, paka akavaho akegura.